Reka twongere tubasuhuze kandi tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Muri podcast y'uyu munsi turi kuwa mbere bumvikana dutangira icyumweru tumeze neza cyane. Alphonse Twahirwa ndetse na Yves Nkuye mu rugero. Yves, waramutse neza? Ntabwo naramutse neza gusa. Naramutse neza cyane. Bimeze bite? Ntacyo nshinja Imana, ntacyo nshinja abantu, kandi kubahumuriza rwose. Iki cyumweru ntikibakange. Uko ibindi byumweru byarangiye tukisanga iki nacyo kizashira. No gutangirana amashagaga, nk'umuriro w'amashara, ni iminsi 7 gusa kikaba kirashize. Ntimugire ubwoba abantu banjye. Colleagues, money will come. Money will come. Hanyuma rero mu makuru ari ku mihanda, umunyamakuru witwa Ndambendore Valence alias Ndahiro Valence Papi ngo yasohoye indirimbo avuga ko abanze bamuguze. Yego. Wayumvise? Cyane. Afite abanze? Ukabona yabeshya se? Abanze avuga ni bande? Ngo afite ubwoba kubera imikaka ishinyitse ngo ifite imbaraga ishaka kuzimya impano ye. Asanzwe ari umuhanzi. Mu ndirimbo ze ye uko nabyumvishe akura yari afite impano nyinshi yatekerezaga. Impano ye rero isanzwe izwi cyane ni itangazamakuru. Amaze iminsi hari controversies nyinshi zihari zizenguruka kuri we. Inkuru zitavuzweho rumwe, imanza mu nkiko n'ibindi. Nibwira ko ari inspiration yavuye. Yego, niko mbitekereza nkurikije ibyo numvise muri iriya ndirimbo, ariko ntabwo namubajije. Bafite n'umuzingoma. Bafite umuzingo cyangwa se album none wagiye kuzashyira ahagaragara mu minsi mike. Yitegure ko nyuma yabo banzi n'abandi bamunyeze ku bindi cyangwa bamunenze ku bindi, azahura n'amajwi menshi. Amubwira ko atazi kuririmba, amubwira ko bamwe bazamugereranya n'abandi bumvishe ntibabanyure, ariko nge namubwira ngo nimba yabigiyemo yarabitekerejeho neza abishaka courage. Kuko nge hari ibyo mbara mu buhanzi. Ubuhanzi burya ntabwo ari business. Kwanza ndi kubikubwira nk'umunyamakuru, ariko nanjye nk'umuhanzi. Nawe ugira umuhanzi? Yego, ariko utabikora nka business. Buriya hari ibintu bijya bibaho hano mu bahanzi nyarwanda by'ikintu cyitwa show business. Hari abantu bari muri business ariko ibintu bya show batabirimo. Hakaba n'abantu bari muri show ariko batazi icyitwa business, kandi nyamara byose biri muri show business. None hakaba n'abandi bantu ushobora kwibeshya ngo bari muri show business nta na kimwe barimo. Ushobora kuba umuhanzi ukikorera ibintu byawe ariko atari business, ari ugutambutsa ubutumwa. Ahubwo ikibazo ni kuvuga nimba inspiration yava ku butumwa cyangwa se inspiration yava ku byakubayeho gusa, ukanabizana 100%, ntunagire n'ubushobozi bwo kubihuza n'abandi. Uwo muzingo cyangwa se album yose izaza ari ubuzima bwawe gusa, bigende bite simbizi. Ni ya gahunda se y'abanyamakuru yo gushaka utundi turimo tw'amaboko twunganira ka gashara kagarutswe muri Yankuru ejo bundi buriya. Ko numvisha umuziki w'uyu mwene data, simbizi wenda byajyana n'izindi ndirimbo, byo simbibona byavamo amafaranga. Urabizi sinjya mbeshya, uri mukuru wanjye. Nabibwira ko nabifata nk'ari ukwimara agahinda, ukwimara umujinya, kwitangira ubutumwa mu bundi buryo, kuguma kuri spotlight gake. Harimo na rwa rubanza rw'ibintu bye bimaze iminsi, harimo controversies, harimo urubanza yarezwemo n'umukire. Banamusabiye igifungo cy'imyaka 5. Bamusabiye igifungo cy'imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga, ifaranga rimwe ngira ngo. Harimo iby'inkuru yagiye akora, barimo bamagashi n'abandi bakamukubita mu mavi. Baba ngo ni ikigarasha. Bakamwita umwanzi w'igihugu cyangwa se ikigarasha. Hari n'izindi zazaga ntibivugweho rumwe, ejo ibintu bigahinduka, kazaga celebrity, ariko murabona ko nari ndi mukuri. Iyo byageze hariya rero sinzi nimba abantu bose bahitamo yo kujya studio, ariko we yagiyeyo. Nibwira ko kuri kote yo kwivura, trauma healing, nimba ka trauma karimo cyangwa harimo icyo nakita psychological wounds, umuntu mu mutwe yakomeretse n'ibindi, kwandika birakiza. We nimba yananditse akanaririmba bishobora gukiza kurushaho.
ariko nimba harimo business ari ukuvuga ngo ni ugucuruza ibihangano bye, aho I doubt. ariko indirimbo ishobora kutakuryohera abandi ugasanga bayiryohewe. Nyine ntabwo nibyo navuze ngo usanga hari abandi bantu indirimbo njye nigeze nkubwira ko itanaryoheye se kandi nayumvishe nkayirangiza nkanayisubiramo. Nuko nzi kamere z'abantu, si ikibazo cy'uburyohe, kamere z'isoko ryacu ndarizi. Yaba indirimbo nziza arizo zicuruza, Mani Martin akaba ari mu bahanzi bakize mu Rwanda dufite banakomeye. Indirimbo nziza abaye arizo zicuruza, Biri Ruzima yakaba ari mu bahanzi twubaha mu Rwanda banakomeye. Indirimbo nziza abaye arizo zicuruza, nyakwigendera Eva Buravani n'ubu yakaba yakiri gucuruza nubwo Imana yamudutwaye imburagihe. Ntabwo ari ibyo rero ndi kuvuga. Iranditse, ifite ibyo yanditse, ifite ibirimo, ibindi reka dutegereze izindi, ariko zose zimeze nk'iyi. Sinkubwiye ko mwemera. Ariko ngo abantu bari barabiciyemo amarenga ko hari igihe ngo Ndahiro Valens papa azaba umusani. Si uburenganzira bwe se? Hari itegeko ribimubuza rega. Amafaranga ajyana studio naye. Si byo? Studio imyambaro azakoresha video niye. Na channel yashyizeho ntabwo yayifunguriye kuri email yanyu. Uraseka iki? Uraseka iki? Indirimbo ni ya Ndahiro Valens papi. Niye. Njye nakubwiye ngo ndi kwitangaho ibitekerezo gifana ndaho ku ruhande. Nkurikije uko mbona isoko witegereza ko indirimbo yacuruza. Hako nimba ko ari ukwiyoza umutima ahubwo nakore n'indi. Mazi agakungu gashyira imihanda. Ariko mperutse kumva wa muntu aririmbye indirimbo itavugwaho rumwe nawe ngo wadodaga inkweto. Yego. Ngo asigaye ngo nzitafa. Ngo asigaye akoresha ibiterane niba ibitaramo. Uzi wagiye mu kabari gitafu yaririmbye mu buryo kaba kuzuye. Nomaze ngo kategori yi. Afite indirimbo se zirenze iyo imwe numvise. Zirahari. Ariko iriya niyo yamamaye. Iriya yo nutayishaka yamugezeho. Ko numva bikaze. Birakaze ariko mureka abantu bikorera ibintu bashaka. Ngiye sinshaka umuntu uzana intambara zo kubwira umuntu ngo ntuzi kuririmba. Wowe urinde uzinshaka iki mu muziki. Nahoze ndeba kuri social media ze aho iyo ndirimbo yasohokeye. Ko nabonye abantu bavuze batiki. Abantu ko mbona babivuze. Agenda ajya internet nayigenda. Ko nabonye abantu basetse baramusha anyway ni courage kuburi mugenzi wacu papi. Nyewe ntegereje kureba ko aza kuvuga ko aje mu muziki nk'umwuga. Ese ubundi sinigeze kumva ko ari manager w'abahanzi. Ibyo byo ndabizi, hari abahanzi yagiye managinga kandi ku managinga abahanzi mu Rwanda kuko management yaho yimereye ukuntu izo robot wowe kubuzwi ufite connection wahuza abanyamakuru abahuza n'umuhanzi wawe abategura ibitaramo mwamenyana iyo management ibihagije. Mu Rwanda ntabwo tugorana. Ko nabonye abantu babwiye ngo ibyo ntabwo ari ibyese. Baramushaka iki? Bagiye ahandi hari ibindi bashaka. Hanyuma ako karagaciyemo nyine kugira ngo abantu banaganire. Abanyamakuru mwese muzashyigikire mugenzi wanyu papi Ndahiro Valens mu biki indirimbo yo mujye mwituranga cyane maze menyekane ntazazenguruka isakuri bitatu. Ntawe ngiriye inama yo gukora ibyo bintu. Ntabwo ushaka ko mupromotinga. Uretse mbanze nkubwiye ibyo bintu nkikora ntaraza mu biganiro bisesengura icyo nakita socio-geopolitique. Nanjye nakoraga ibyo ibiganiro ngiraho mpurira n'imiziki. Gucuranga indirimbo ubu ntaho mpurira nabyo. Icyo gihe abahanzi bose tuziranye b'inshuti zanjye abo twiganye n'abandi twabishwaniyemo. Ihame ryari ukuvuga ngo ntabwo nkina umuziki mubi. Sibyo? Ntabwo byagishingiraga ko tuziranye. Rero umunyamakuru wumva indirimbo ya Ndahiro Valens papi ari indirimbo nziza azayicurange, ariko ntazajya uyicurangira yuko ari iy'umunyamakuru. Ahubwo wenda sibyo nagira ikibazo cy'akazi cy'umwuga akeneye ijwi ry'abanyamakuru, abanyamakuru bose bazagire solidarity, bazamwegere, hazabeho sinerije ibitangazamakuru bihuza imirongo bimuvuganire. Ariko ku muziki azabaga yifasha. Oya, ku muziki uzumva umuziki ujyanye n'ikiganiro azawushyiremo, ntazagire ushyiramo ko ari umunyamakuru. Ntabwo abahanzi bose bavugwaho rumwe. Hanyuma mu mpera z'icyumweru tuvuyemo hano mu Rwanda hari ku itariki ya 22 habaye inama nyunguranabitekerezo ku mateka ya jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe n'umuryango witwa Unity Club Intwararumuri. Yego.
iyo nama yabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko mu gihe u Rwanda ruri kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hatanzwe ubutumwa bwinshi, hatanzwe ubutumwa bwinshi. Abarumva Unity Club Intwari ni umuryango uhuza abayobozi ndetse n'abahoze ari abayobozi, yego, batatanye akumva kureka mwongereho, kuko iyo watanye ntabwo wajya nyine. Hari ubushize ntihari umuyobozi umukuru w'igihugu yifuje ko yaba ari aho ngaho akaburara, hari muri Unity Club Intwari cyangwa ari mu mushyikirano? Hari Unity Club n'ubundi ahantu yifuje ko Pasiteri Bizimungu akabaye ahari. Ariko icyashubijwe si inkizi, nanjye ntabwo nkibuka. Ariko n'ejo nahoze ndeba mu bitangazamakuru na biriya bindi banza atararimo, ntawe nabonye. Mbese umukuru w'igihugu ibi byabaye muri iyi weekend, nyakubahwa Bizimungu hoze ari perezida, n'ejo bundi ntawe nabonye. Hanyuma rero mu butumwa bwagiye bugaruka harimo ikintu cyo kuvuga ngo hari abantu baba hanze y'igihugu bakora basa n'abakongeza amagambo twabona ko agamije kuryanisha Abanyarwanda. Yego, hari abayobozi bagiye batanga ubuhamya mu ngeri zitandukanye. Nahoze mbona abahoze ari abasirikare mu ngabo z'igihugu muri RPA zahagaritse jenoside, bagaragaza ko urugamba rwo gukura igihugu rwagenze. barimo Afande Bingira, Afande Kaka, nabonye Afande Kaka na Dodo, ariko uravuga Kaka ni Samu Kanyemera, genda avuga Keke Karenzi Karaki, niyo nabonye Afande Dodo. Nibyo ubwo n'abahoze muri Exfar nabo biyunze ku bandi, nabo bagiye batanga. hari no nabonyemo uvukana na Dr. Lewo Mugesera uvuga ko inda yabyaye Cyashaya Byarakasha, Byaramweru na Muhima, Mfizi Christophe, kinda yabyaye Lewo Mugesera wakonyeje iryo ku Kabaya, yanabyaye umurinzi w'igihango cyane. ngo duga ku ijambo. Mu bitekerezo byatanzwe na Minisitiri w'Urubyiruko Dr. Utuma Twishima Jeanne Paul Abdara, yavuze ku bintu byinshi ariko nafashe ibintu nk'abiri by'ingenzi. Ati abantu bari hanze y'igihugu hari igihe bumva ko mu Rwanda abahutu twaguye bakigira nk'abavugizi b'abahutu. Iyo twani ya Minisitiri Utuma Twishima yayikoresheje iyo twa. Yego, bakigira nk'abavugizi. Kuki abantu baba hanze y'igihugu bakunda kwitwaza iturufu y'amoko kandi Abanyarwanda twarabirenze? Niko Minisitiri yibajije cyangwa ni wowe kubibaza? Kuki iki kintu cy'iturufu y'amoko abantu bagerageza guhora bashaka kuyikina? Amoko ari mu bintu buriya byoroshya gutandukanya abantu, kandi abanyapolitiki bishobora gutandukanya abantu bazi kubikoresha nk'intwaro kurenza undi muntu uwo ari we wese. Buriya abantu bari hamwe ntabwo bijya biba inyungu z'abanyapolitike bose cyangwa benshi. Abanyapolitike benshi bishima iyo hari ibivugwa ngo twe versus bariya, twe bariya, ndetse mu nyigisho nganarwango ibyo bikaba igikoresho cyiza cyane, gufata ibyago by'igice kimwe ukabyitirira ikindi gice ko aribo bakarukoza cyangwa babiteje. Niyo mpamvu no muri systeme z'imitegekere divide and rule idasigara. Abanyapolitike bamwe muri abo bari hanze ukwiriye kubareba ngo ni bande. Ni abantu n'ubundi bari muri guverinoma yimakaza ubwoko bumwe, mu gihe amoko mu Rwanda yari mu byangombwa, ari mu kwemera, ari mu mvuga, ari no mu bindi. Cyangwa se ni abantu b'inheritance, abaragwa buko kwemera k'ubutegetsi bw'abandi cyangwa bamwe mu bari baburimo. Sibyo? Abandi bashobora kuba atari n'ababyemera gutyo, ariko bakaba ari abantu bazi icyo byabungura muri politike yabo. Icyo kintu cyo gukoresha ubwoko abanyapolitike baragikoresha, ahubwo bakagikoresha differently. Hari abantu bazagikoresha bagakora icyo nakita nka positive discrimination. Ukabona ubwoko runaka, ubwo na case study y'u Rwanda navuye ndi kubabwira mu buryo buri generali bwari marginalize n'ubundi butegetsi bwabanje. Umuntu akaba yagira favors runaka yabuha kugira ngo nabwo buzamuke, kuko iyo habayeho ubutegetsi generasi imwe biresha tubiragano bitatu by'ubutegetsi bifite ubwoko runaka butsikamiye, abantu bashobora kugwa bikarangira. Sibyo? Iyo bije ariko uri umutegetsi uzi ubwenge ukora iki? Ntabwo ibyo bintu bikora ngo n'abandi bibagirwa ukubite hasi oya.
buri kuzana conflit. Arandi bahita bakuvuga ngo turi mu modoka imwe, shoferi ninjye, abagenzi nibicarane, uwari mu mugongo ku butegetsi bwabanje yicarane n'uwigenzaga, noneho ahashize tuhasiga inyuma dukomezanye. Hakaba n'abandi bategetsi bavuga ati no, kugira ngire power ubwoko bugomba kuba buhari, bukaba buryana, rimwe na rimwe bamwe nkajya mabwanira ibibazo mufite, ntabwo ari ku mpamvu zacu twe nk'abategeka, bakaba bashaka piste de solution, ni impamvu za buriya bwoko. Ugakoresha ibyo kugira ngo bugufate nk'iki, bugufate nk'umurengezi, bugufate nk'umucunguzi w'ubwoko. Kuko nahoze numva minisitiri utuma twishima avuga ati jye narihiwe na Minaruka, yego, segonderi ndayirangiza njye muri kaminuza, yego, uyu munsi ni minisitiri, yego. Avuga ati abantu bashaka kwitwaza icyo ngicyo bamenye ko izo nkotanyi tumaranye imyaka 32 nta kintu zadutwaye. Ese mu Rwanda nta bantu bashobora gutekereza ko nabo hari ibyo babona wenda kubera ubwoko bwabo? Kuko niba hanze ashobora kuvuga ngo ariko ngo bashobora gukoresha iturufu y'amoko, mu gihugu nta muntu ushobora gukoresha iturufu y'ubwoko akagira ngo ari mu mwanya kubera ko ari ubwoko bunumwe. Yaba ari umuswa ku buryo buhambaye, nta nubwo ari ibintu byaramba. Baye bamara kwizihirwa bakavuga ko ari mu myanya ya Umunyarwanda. Ndi Umunyarwanda ikaba ari ubwoko se? Mu bwoko bw'Abanyarwanda bube ubw'Abanyarwanda bemera n'ubwatworetse, ndi Umunyarwanda ikaba ubuhe? Umunyarwanda ntabwo ari ubwoko bw'Abanyarwanda, ni ingobyi iheka Abanyarwanda bose. Hari umugabo umwe wagonze amategeko ariko wajyaga abwiriza ivanjiri nemera, umuntu witwa Bamporiki, muri 2018 ndi mu itorero impamyabigwi icyiciro cya 3 ry'abanyamakuru, yaje kutubwiriza kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Kubabwiriza cyangwa kubigisha? Koresha amagambo yawe, reke nkoresha yanjye. Yaje kubabwiriza, yego. Noneho arangije atubwira ikintu numvise mu bwenge buhambaye. Yaravuze ngo niba uri hano wiyumvamo ubwoko, njye nkubwira ndeba mu maso Rufo, wiyumvamo ubwoko kandi ukumva ubwoko bwawe hari icyo bukugira cy'igitangaza, uzabijyane kuri botike aho utuye, ubwira umuntu ucuruza muri botike umuguti dore ukundeba njye ubwoko bwanjye n'ubwawe ni kimwe, ngaho ndeka njye nkonsomera ubuntu, cyangwa nkopera yuko dusangiye ubwoko. Avuga ati ibyo bintu n'ubuswa cyane, ntihakagire umuntu ubishyira imbere. Njye nemera ko mu gihugu nk'u Rwanda cyavuye mu mwijima wa jenoside yakorewe Abatutsi mu myaka 32 ishize, inkovu ziba zikiri nyinshi mu myaka 32 ni mike, n'abantu ntabwo bakirira rimwe. Healing process ifata umwanya, bijyana n'inzira banyuzemo ngo ukire. Hari n'abantu bikomere biba byomotse bikongera bigakomeretswa n'izindi nzira banyuzemo, haba hari ibibazo byinshi, sibyo? Abo bantu babaye banahari baba bari wrong, cyangwa baba bari kunyura inzira itariyo, kubera ko uko mbona u Rwanda naho rugana, niyo byaba biguhira none ntabwo ari ibintu bizaramba, ntabwo ari ibintu bizaramba. Ariko byahira n'umunsi umwe. Niko wari umpaye ingero uri kumbwira ko hari ababyigambaga ko ngo byamuhiriye uburyo bwiza bwo kuba mu Rwanda neza kandi uri umuntu ufite umumaro. Tekereza ko uri umuntu mbere na mbere, uri umuntu uzi ubwenge. Iyo wabonye abantu bose nk'abantu, umuntu bamaze kumuha agaciro ke ntushobora kumwambura agaciro. Umuntu wamubonye nka mugenzi wawe ntiwamwanga ntiwanamwica. Icya kabiri, noneho Ubunyarwanda bukurutira ubwo bwoko bwawe, kabone naho waba ubizi ngo uri Umunyarwanda cyangwa uri ubwo bwoko bundi. Hari abantu batarabyibagirwa bitekereza ubundi ubwoko. Dore ikibazo ahantu, ikibazo cy'ubwoko buzira, iyo hari abantu batangiye kugira ibyo bavutswa kubera ubwoko bwabo, cyangwa iyo hari abantu batangiye kugira ibyo bumva ko ari favor cyangwa se ari avantage bagomba kugira kubera ubwoko bwabo, biba byatangiye kuba ikibazo. Ibindi rero abantu ntibabasha kujya babirenga ibyo bintu, ukibona nk'umuntu mbere na mbere, ukiyumva nk'Umunyarwanda bwa kabiri, ibyo by'ubwoko bwo gashyira kure. Ntugire umuntu uvutse amahirwe ye kubera ubwoko bwe, ntugire n'uwuha amahirwe kubera ubwoko bwe. Umuntu ukamuha ikintu par mérite, meritocracy ikaba ikintu kinini mu gihugu. Nabo bandi bibonamo ibyo bintu by'ubwoko bazabisiga inyuma. Icyo minisita avuga, ubutumwa bwe babaye nk'ubuhina, aravuga ibintu byinshi kandi numvishe bimwe byiza. Ikibazo njyagirana n'abanyapolitike rimwe na rimwe, njya mbagiraho impungenge ko bamwe babwiriza ivanjiri batemera, kuko bamwe nyuma y'ibyo bavuga barampinduka.
binkundiye ibyo avuga akaba ariko kwemera kwe ikaba ivanjira azabwiriza none iteka ryose. I'm fine with it. Njye nta kibazo ngirana no ko umuntu yasingiza uwamuhaye inka. Nanjye nushaka uzangabire cyangwa undi azangabire, ubu baye databuja automatically. Ntabwo nkubeshye. Ikibazo nuko bigenda kuba wasingiza umwami waguhaye inka, kuko nyamwanga iyo byavuye yimi umwami wamuhaye inka, kandi uwo avuga wamugabiye ntabwo nta cyabuza afite amashyo n'amashongore, nta kindi wamuhuritse umutima n'amaboko, sibyo? Ibyo kubivuga ntacyo bitwaye, ariko rimwe na rimwe mba nibwira ko abanyapolitike bakwiriye kuba batabikoresha mu buryo bw'inyungu za politike, mu bipindi nyine bibaye ariko kuri. Hari amakuru buri inyuma y'igikari y'umwe mu bategetsi ntari buze kuvuga amazina, wabwirizaga neza ivanjiri y'ubumwe rwose no kutibona mu bintu by'amoko, ariko ku bamuzi bari hafi ye, yagera mu itorero aho yasengeraga akajya agenda agafata abapasiteri bamwe kuko yari powerful muri iryo torero, azi ko ari abo mu bwoko yiyumvagamo, akabimpawaringa abandi akabakasa cyane, ku rwego ibyo bintu byahari nabo byageze abantu nyine baramuhamagara mu bwati wo kagira Imana we, ibi bintu nta hantu bifitanye isano n'ibyo bintu. Nyuma atangira kubigenza gake, nyamara kuri kamera no kuri televiziyo ivanjiri yabwirizaga yabaga itandukanye. Abantu tugerageze ivanjiri tuvuga kuri kamera no mu maofisezi no mu nama nini, ibe ni ivanjiri twemera bizajya bituma n'ibyo dukora naho abantu batareba. Turaho abantu batareba, kuko ntekereza ko ubushize ntabwo nibuka neza igihe byabereye, ariko hari aho nigeze kumva ikiganiro cya Minisitiri Bizimana Jean Damascene, yego, agaragaza ko mu gihe cya Covid umwe mu bantu babaye depite ku butegetsi bwa Habyarimana, yego, akaba na minisitiri imyaka 10, bambwiye batijya kuri televiziyo ya leta gutanga ikiganiro mu gihe cyo kwibuka ngo aranga, ati ntaho njya, uravuga ngo ntabyo nzi, ngo sinabona ibintu mvuga birengeje umunota cyangwa kujyayo. Ubwo abamuzi bazamutubwire muri comment, uyu munsi nta bindi bivuga. Urumva none barimo ibintu byinshi, ibaze aho umuyobozi nyine yanga akavuga ati ntaho njya, sinabona ibintu mvuga mu gihe kigeze ku minota 5. Yarabaye depite imyaka n'imyaniko, yarabaye minisitiri imyaka 10, batiya gutanga ikiganiro kibana no kwibuka kuri televiziyo ya Telekata, ntabwo nabona ibintu mvuga mu minota 5. Ati kandi ikiganiro cyo kuri televiziyo aba ari nk'isaha, bari umwanya munini, atari ibintu mfite muri nge ntabwo byamara iminota 5. Uri umuntu wize, wayoboye igihugu, uri mu bayobozi bayoboye igihugu mu binyacumi by'imyaka, uzi ikintu kiba cyarabaye, uzi ikintu kiba cyarabaye buriya. Buri ngoma igira abantu igabira ikagira n'abinyaga. Noneho hari igihe ingoma ya kera yari iriho yamugabiye, n'indi je ntiyamunyagira mugabira, ariko mu byo yamugabiye ntiyagabira ukwemera ibyo yemera. Igaburira igifu cye, igaburira aho atuye, konti irabyimbira byibuha, ariko kwemera kwe gukomeza kuvuga n'undi aracyaryamye. Hari umukecuru aho nakuriye mu cyaro, kandi aracyanariho, yego, yajyaga avuga ngo nuzavo tunywe byeri iri fokariyo. Mwaga mufitanye ikibazo muri gusangira inzoga, bati nuzavo tunywe byeri iri fokariyo. Nk'uwo muntu muri we kari ameze nk'amusirikare Kabarebe yatangagaho urugero. Inkotanyi zaraje ziratera i Musanze ziramubohoza, zimaze kumubohoza haraza arasijoyininga, zirarwana noneho kuko yari mu majyaruguru, zimudiporoyinga mu majyaruguru, zamubwira ati niyene wowe umenyereye genda ubu Rwanda. Urumva yafite amayisikoti, afite ibyombo, afite ibintu byose. Reka inkotanyi zikubite zibe zifashe ikigo cya gisirikare cy'i Kanombe, amakuru abamugezeho, abwira abo bari kumwe ati nyana zimbwa zirahafashe, nyana zimbwa, kandi ubwizo nyana zimbwa ari kumwe nazo, abo yita nyana zimbwa ari kumwe nabo. Noneho atariko ati mfite amakuru abashiyende nibava mu bigogwe do, niba manuka zirareka, kandi ubwo muntu ni kamanda gabaze nk'iyo nk'abasirikare bo kwa Habyarimana bamuhamagara akamubwira ati afande
dufashe aho ngaho ubwira umuntu wese muri kumwe turasire hariya inkotanyi zifite ahantu zabitse intwaro aho nimuzitwike. Izo ntwaro zari gushya cyangwa ntizari gushya? Umuntu nawe baramurokoye urupfu n'ibibazo byo muri gereza, ariko umutima we abaha umubiri arawubima. Ni kimwe n'uwo nguwo. Rero abantu nibahe igihugu umutima, iyo igihugu gihaye umutima ugiha amaboko, kandi amaboko yoroherwa n'akazi ugiye gukorera igihugu. Ariko igihugu gihaye amaboko n'indoro gusa ukakima umutima, n'ibindi ntibigikorera ibyo gikwiriye. Twe wagihaye iki ko ari nk'ibyo byose? Ngewe ntakubeshya, ntabwo ndi muri bantu bari ukwemera ngo igihugu maze kugiha ibintu byinshi. Mba numva u Rwanda rundimo ari runini, nibyo narukorera ari byinshi, ariko nakivariwa nkabura icyo narukoreye pe. Ntabwo ndi bukwiyemerewe, nta kintu ndabona nafashije igihugu pe. Ubu igihugu kirimo kiraguhomba? Oya, ntabwo kimpomba. Ntabwo kimpomba, mfite utuntu duke nkora, ariko ntabwo ndi proud yatwo. Uburi iki se ngo ukora ibintu bituma uba wimbabaza umutima njyana mu ngingo zinyoroheye? Oya, ni ingingo wimbabaza umutima njyana mu ngingo zinyoroheye, nta bintu ndakora bife cyo koza. Reka nkubwire, umunsi nzafite ntanga nk'akazi nko kubajeni 100, mfite nk'abajeni 100 nahaye akazi ndi gufasha igihugu mu kurwanya ubushomeri rwose. Icyo gihe niyo ubasha kwigaburira igihugu kitakugaburira, ntusare ngo ujye wabashyiye kugutangaho amafaranga, nabyo si bibi, ariko ntabwo izo nzu zijyana abana ku ishuri. Niba ndi gukora ni umusanzu ndi guha igihugu, ariko ntuhagije, ni muto ku byo. Ni Roosevelt ahari niba atari Reagan wayoboye Amerika ajya kuvuga ngo umuntu muzima ntabaza igihugu icyo kimukorera, ahubwo yibaza icyo ari gukorera igihugu. Nyiriyo nibaje ibyo ndi gukorera igihugu, ibyo bintu ni ibya Reagan, ni ibya Reagan, ntabwo ari ibyawe. Impamvu mvuze gutyo rero, izo ni imvugo z'abanyapolitiki bagira ngo baducecekeshe twe kubwira igihugu ko dushaka imihanda, dushaka amazi n'amashanyarazi. Ibyo no guhunga inshingano simbyemera. Igihugu cyatoye budget nationale, hanyuma ngo umunyagihugu mwiza ntabaza igihugu ngo nzagukorera iki, ngo abaza igihugu ngiye gukorera iki, hanyuma budget twatoye sigakora iki. Rimwe na rimwe hari ukuntu nyine abanyapolitiki bagenda bakacangacanga abaturage, ugasanga tubuze aho twerekeza n'aho tugana, kubera abantu baza bakagira gutyo. Ariko ahandi wari umeze neza. Oya, sitonde mvugiye ibi ngibi ni nabyo usanga rimwe na rimwe abantu bajya impaka zo gukunda igihugu. Nk'ubu ugasanga tuje dukoze ikiganiro turushanwa gukunda igihugu. Ibyo byo simbyemera, simbyemera. Byo narabikubwiye kugeza igihe hari umuntu uzantegeka kubyemera, ariko bitaraba itegeko. Hari abantu benshi bibrandinga nk'abakunda igihugu kurusha abandi, atari byo, sibyo. Ndetse abantu bagafata amabwa yabo n'amafuti yabo bakabishyira mu mwitero wo gukunda igihugu, bakabikoreramo amafuti menshi aho mu gihugu, kuko ngo bamamaza ko bakunda igihugu cyane. Ahubwo rimwe na rimwe bagafata abandi bantu bakabataningamo abanzi b'igihugu, bitari byo. Kandi ibyo bintu bikaba bifite uburyo bihombyamo igihugu. Ibyo byo rwose, izo deba zo kuvuga ngo gukunda igihugu no kucyanga, most of the people bibrandinga nk'abakunda igihugu kurenza abandi, bo barabitobera cyane. Turirimba muri Ecole de Dimanche Sunday School, yego, hari indirimbo twajyaga turirimba ishingiye ku gitabo cya Yobu. Jya uzi ko muri biriya bavuga ko ari umuntu wageragejwe cyane. Yego. Impamvu uriya ngo Yobu yageragejwe, Satani yaragiye abwira Imana ati impamvu burya ubona Yobu agukunda yirwa kuvuga nuko wamuhaye ibintu byose burya ubimwambuye yakwihakana. Yego. Mu ntize gato mugerageze turebe. N'abantu bose birirwa badukubita inkoni ngo bakunda igihugu cyane, burya usanga hari impamvu bavuga. Iyo mpamvu ivuyeho Twitter iragenda igasinzira bavugiragaho, Facebook ukagira ngo ntibakibaho, n'iki indi mpamvu yagaruka. Nawe uri mukuru, ingero ushobora kuzibonera. Hanyuma rero ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cya Belgique mu Bubiligi, Terence ntahiraje, ariko uzi ko izina rye nahuye na situation y'u Rwanda n'u Burundi. N'undi conflict ntabiraje, n'undi ntureka hagati y'ibihugu byombi ntabiraje. Ngo gutera u Rwanda nta kibazo, abantu bati dutegereje statement ituruka mu Burundi igaragaza kwitandukanya n'ibyavuzwe na ambasaderi wabo mu gihugu cy'u Bubiligi. Yego. Ariya magambo ye n'igitungurana. Ngewe ariya magambo ye icyantunguye
ni uburyo yayavuze kandi ubona byitondeye kurenza ikiyarimo. Ikiyarimo twari dusanzwe tukizi, ariko uburyo yayavuze ni uburyo yitondeye kandi buremereye ndetse bunafite ingaruka ziremereye. Icyatumye ntatungurwa no kuba we yabivuga, ubu njye hano harya sirogaye hano sivuga ngo igitego muri siporo ni igitego. Niba ariyo sirogaye ba nyiri ikigo, nanjye ngiye ahantu ugasanga ndi kuvuga ngo muri siporo ni igitego, nta gitangaza kibirimo. Niko kwemera kwa badatabuja abampatse babyemera gutyo nyine. Nanjye nuko ivanjiri ariko baragukoresha ntibaguhake. Ariko sinakubwiye ngo ukoresha amagambo yawe, nkoresha yanjye. Ahangaha ndayoboye koko. Ubu mvuye hano nkihagurukira wansubizaho? Ntabwo ubwo burenganzira ntabwo naguha. Eko rero w'ibyo avuga birahura n'ibiyo shebuja yavuze n'undi shebuja yavuze. Murebe ngo ari munsi yandi. Nyakubahwa Terence, ambasade Terence ari munsi ya Dr Edouard Bizimana, minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Dr Edouard Bizimana ari munsi ya PM na Perezida. Perezida yivugiye ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere muri 2024 ko gutera u Rwanda ntacyo bitwaye kandi ko bikwiriye binatunganye. Ntiyigeze aretira la parole, ahubwo nyuma yasubiye kubwira abanyagihugu hagati y'udusozi twa Shinge na Rugero hariya mu Kirundo, ajya kubereka formule ko hari formule yatuma atera u Rwanda bimworoheye igihe cyose u Rwanda rwaba rukinishije kumutera runyuze Buvira, kandi aboneraho umwanya wo kubustinga no gukubita mu gituza ko igisirikare cye gikomeye cyabikora atari n'ubwa mbere. Ugiye kuba inshuro amaze kuvuga ko afite ubushobozi bwo kuba yasekura u Rwanda. Izo nibuka zirarenga 3, aho yibutse by'amateka ya hariya hagati ya Shinge na Rugero mu Kirundo. Hari ahandi yabivuze ubushize ntitwamenya aho byabereye, ariko avuga ati bavuga ati inkotanyi zizi ku Rwanda ntibakabeshye, twe twarwanye nazo hafi aha. Ikindi gihe ukabirebera mu biganiro yagiye akorana n'ibitangazamakuru. Mu kuvuga ibyo, kuba ambasaderi yaza bivugaho mwaburiya buryo nta gitangaza. Gusa ikibabaje kirimo kinakomeye nuko ambasaderi aravuga biriya mu gihe ibyo yari yashinjijwe muri ambasade ayoboye byari byabaye bibi cyane, bye byasembuye agatotsi cyangwa se bye byazanye umwuka mubi. Kwifuriza neza u Rwanda bahurira mu biro bye, yego, bakajya guhura byari byazanye umwuka mubi. Nibwiraga ko ari umwanya mwiza wo kuba nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga Dr Edouard Bizimana, ko rwose nabonye ikiganiro yakoranye na Gasaro Kaburaga avuga ko nta kibazo ko ibyo bintu byo gutera u Rwanda nta bihari. Ariko undi we yavuze ko ibyo bintu bihari mu buryo burendirekte, ariko yerekana ko bizakorwa n'abandi bantu, kabone naho ntacyo bizaba bitwaye u Burundi kuba bizakorwa. Na ambasaderi mu gihugu gituranye cy'u Rwanda, kikaba n'igihugu uyu munsi kiyoboye Union Africaine. Bavuga ati rwose ntacyo bitwaye ibyo bintu nibiba bizabe, kandi abazabikora u Rwanda rwarabahohoteye muri 1996. Wajya gusesengura neza kubemera timing ari kuvuga, ukabona wanavuga naba FDLR. U Rwanda rusanzwe rushinze u Burundi gukorana no gufasha FDLR. Kwita wumva ngo bya bintu u Rwanda rushinja u Burundi wanza bifite ishingiro. Ese buriya dukurikije birimo bitangazwa n'uyu ambasaderi, tukareba nuko umwuka usa n'umeze cyangwa se umaze n'iminsi umeze hagati y'u Rwanda n'u Burundi, hari icyizere ko ibintu reka yazarangira umubano ugasubira uko wahoze? Yego. Bigenze gute? Habaye ihinduka ry'ubutegetsi cyangwa habaye intervention y'ibindi bihugu. Birashoboka ko ejo hagira umutegetsi umwe uri influential w'interivona hagati y'u Rwanda n'u Burundi akababwira ati musigeho dore muri abavandimwe. Ariko nkurikije ampleur ibintu byagezeho hagati y'u Rwanda n'u Burundi, akurikiza akajinya n'akajinyori kabayeho muri ibi bibazo, nkakurikiza amagambo mabi abategetsi bagiye bavuganaho, biragoye ku butegetsi
nta mpinduka zibaye mu bihugu byombi. ninde wunguka? iyi situation imeze gutya irungura. Situation iyungura abategetsi nabo nibwira ko atari benshi, kubera ko bo ntawe uca ku mupaka w'amabuye cyangwa w'ubutaka ajya guhaha mu gihugu gituranyi, nta wari ufite fiance i Kigali cyangwa si Burundi ngo abe yarabuze uko ajya kwikorera ubukwe kuko imipaka itari nyabagerwa cyangwa imiryango itazegerana, ntawe ufite bene wabo basanzwe bariyo yashatse gusura ngo bimugore. N'ikimenyimenyi bo muri ibyo bibazo hari aho bahuriye baranasuhuzanya baranavugana. Bashobora kuba nabo bahomba ariko si kimwe na rubanda ruto. Hano sina kabiri bazongera banavugana kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ni perezida wa Afurika, ashobora guhamagara perezida w'igihugu kinyamuryango kigize Afurika akavuga ati wenda ndashaka ko bigenda gutya kuko nabuze mbona arimo nasaba ko Afurika yahabwa ijambo rikomeye mu kanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano, bitangwa ni UN Security Council. Ariko agakambye hari nta gatego u Rwanda. Ibi nabyo nibwira ko igihe niwo mucamanza w'ibintu byose. Igihe ni cyo mucamanza, ariko abantu bakwiriye gukanguka, ndavuga sita abategetsi bakwiriye gukanguka bakamenya ko abaturage batoya twe tubihomberamo. Iyi mipaka bafunga baje bayisanga, bafunga uko biboneye nako nkashyiremo, baje bayisanga sini yabo ntibanayiremye, ariko barayifunga bigasonzesha cyangwa bikagira ingaruka kuri rubanda ruto. Ibyo bibazo bihari bya politike bananirwa gukemura bishyira mu kaga abaturage babatoreye kubakemurira ibibazo. None abaturage baragorwa n'ibibazo byabo. It is the right time ngo abategetsi bige gukorana kurenza kurwana no kuryana. Reka tujya ku ruhando mpuzamahanga. Mu cyumweru tuvuyemo twongeye kumva ibiturika mu mujyi wa Kyiv muri Ukraine, abarusiya ngo babarashe biteye ubwoba. Iyi ntambara imaze imyaka ine yo bite byayo. Reka tujya ku ruhando mpuzamahanga. Mu cyumweru tuvuyemo twongeye kumva ibiturika mu mujyi wa Kyiv muri Ukraine, abarusiya ngo babarashe biteye ubwoba. Iyi ntambara imaze imyaka ine yo bite byayo. Ino weekend yarimo ibitero bikomeye cyane by'Uburusiya. Ibitero byarimo drone 600 ndetse na misile zigera kuri 90. Ubibaze kuva intambara ya Ukraine yatangira wavuga ko ari byo bitero biremereye bijyambira Uburusiya bugabye mu murwa mukuru. Mu bindi bice bya Ukraine buho bigeze kuhagaba ibitero birimo na drone zigera kuri 900. Ibi ugana mu murwa nibyo bitero bya mbere biremereye. None kimwe mu biremereza ibi bitero ni ikihe bwana Alphonse w'umutokozi mukuru? Kujya kakanabwira abantu kuri umutokozi cyangwa wumva wiyita maestro bakagira ngo ni ibintu byaje gutyo gusa. Ntabwo ari ibintu byatugwiririye, twarabikubukiye. Sawa. Kimwe mu byakomeje ibi bitero, izo misile nuzibara mu mibare ntubari imibare gusa. Urebe ngo ni misile z'ubuhe bwoko. Hajemo misile yitwa Oceanic missile. Iyi ni misile abarusiya bakoresheje bwa mbere ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 muri 2024. Ni misile ishobora kugenda mu ntera ya kilometero zishobora no kugera ku 3000, hagati y'3500 ngira ngo na 5. Sibyo? Iyo misile iri mu bwoko bw'ibyo bita hypersonic missiles. Iyo bavuga hypersonic missiles ni za misile uri kumvamo ku kantu ka hyper na sonic, harimo ako kantu kijwi sonic, hyper no cya kintu gikabije. Ni ya misile yiruka inshuro nyinshi ugeranyije n'umuvuduko w'ijwi. Iyi misile ya Oceanic bayibara nkaho ari misile ifite umuvuduko wa Mach 10. Iyo babara uburyo ikintu kiruka pari raporo y'ijwi babibara mu byitwa ngo ni Mach. Ni Mach 10. Bisobanuye iki? Mu gihe cy'isaha imwe iminota 60 ifite ubushobozi bwo kuba nibura igiye muri kilometero 1012. Bisobanuye ngo mu munota umwe yabigiye nibura kilometero 200. Kigali Butare ni kilometero zingahe? Gasa si 200. Kigali Nyamagabe 220. Okay, bisobanuye ngo mu gihe cy'umunota umwe yabigeze Butare.
ariko ibiyikomeza cyane ntabwo ari uwo muvuduko gusa. Kimwe mu bikomeza iyi misile ni misile bakubwira ngo ishobora ibishyushye kuri degré Celsius zigera ku 4,000. Ikaba ifite capabilities cyangwa se ubushobozi bwo gutwara nuclear warhead, umutwe kirimbuzi. Iyi misile ikaba yaragenewe kuba yashwanyura ahantu uvuga ngo harakoteye cyane, hari fortified. Ni misile Abarusiya bakoresheje gake muri iyi ntambara. Kuva yakoreshwa bwa mbere ku itariki 21 z'ukwa 11 muri 2024, ni inshuro ya gatatu yari ikoreshejwe iyo misile ya Oceanic. Mu zindi bakoresheje zikomeye harimo misile yitwa Iskander, nayo ni misile ikomeye cyane. Bakoresha misile yitwa Zircon, nayo irakomeye cyane. Indi misile yindi yitwa uti, kuko harimo amoko 4 ya misile zikomeye, ubaze muri ayo moko 3 ni hypersonic missiles. Bikakwereka uburyo cyari igitero cy'ubukana. Ni igitero Abarusiya bari bapangiye kuvuga ngo no gusubiza kuri Ukraine. Ukraine mbere yuko twinjira muri weekend yarashe ahantu Abarusiya bigaruriye itwika ishuri rarizonga, kandi na mbere yaho ikaba yari yararashe i Moscow. Abarusiya rero ngo yari retaliation yo gusubiza Ukraine no gutanga message yuko bafite imbaraga. Nabonye abategetsi bo hirya no hino ku isi babyamaganye. Emmanuel Macron w'Ubufaransa, uyu mugore bamwita gute wo muri Union Européenne, Ursula yabyamaganye. Nabonye ni inshuti y'u Rwanda ikunda u Rwanda urumamo yo mu Bubiligi, Maxime Prévost, yabyamaganye. Hari benshi bamaganye ibyo bitero. Bikaba ibitero bije nyuma y'umunsi umwe cyangwa 2 igihugu cya Belarusi gisa nkaho gihamirije isi ko gifite intwaro kirimbuzi. Kuki mbabwira ngo Belarusi yahamije ko ifite intwaro kirimbuzi? Bamaze iminsi bona Abarusiya bari mu myitozo yo kurasisha intwaro kirimbuzi, bafatanyije imyitozo yo kurasa intwaro kirimbuzi. Abarusiya bakimara gukora iyi ntwaro imwe na komoje ya Oceanic, Perezida Putin yategetse ko habaye cyitwa serial production. Iriya Oceanic ngo nibayikore ku bwinshi, ko Putin yategetse. Mu bihugu bya mbere bahaye kopi harimo Belarus. None basoje ino myitozo irimo intwaro kirimbuzi, Perezida wa Belarusi Alexander Lukashenko yaravuze ngo ibihugu n'ibihumure, ngo izi ntwaro nta hantu dushaka kuzikoresha nabi. Ni nko kuvuga ngo izo ntwaro turazifite. Ngiye byahise bituma nongera imibare y'ibihugu bifite intwaro kirimbuzi mu isi, bitambara ko ibihugu bifite intwaro kirimbuzi mu buryo buzwi ari 10, ariko nkabigira 15 kubera bino by'Iburayi 5 bisanzwe bifite intwaro bibikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cya kindi bita nuclear umbrella. Urabizi ko Amerika ifite ibihugu birimo Ababiligi, Abadage n'abandi. Muri Afrika nta kintu dufite kijeje mu gikora. Afrika y'Epfo banyweye ntuza, sinzi ibyo babashutse barazisenya, kandi byarambabaje. Mu bintu buriya ntakundira Mandela nabyo birimo. Ntabwo Afrika y'Epfo yakabaye rekora kirimbuzi. Gusa nyine ndamwumva bijyanye na station. Hari intambara y'Irwa. Hari intambara y'ijyamo. Isi ahigeze uriya intwaro kirimbuzi ni arme de dissuasion. Ni ibintu bufite ukawana bikangisha n'abantu ntibagukinisha. Niyo yaba nta ntambara inarwana, nta nubwo yakanga abantu. Uba ugomba kuba ugafite umuntu ugafite wigeze ubona hari umuntu ujya umukiniraho se? Korea y'Amajyaruguru nta wapi. Kim Jong Un none ntiyanababwiye ati hazagira umuntu ukina ante muri yombi cyangwa nyiki. Singiye muvuga ngo ninjye watanga itegeko ryo kuzirasa, umuntu wese uzumva afite access azarasa. None abantu ko bamaze iminsi, abantu bashobora kwibaza ngo iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine kurangira kwayo ubundi irashoboka, kuko muri iyi minsi isi duhugiye mu muhora. Yego. Ariko se intambara y'Uburusiya na Ukraine kubona imaze igihe, iyo kurangira kwayo birashoboka? Ubu kugeza ubu ngubu tubimazemo imyaka 4 n'amezi 3. Imyaka 4 n'amezi 3 byuzuye ku munsi w'ejo, kuko yatangiye ku itariki 22 z'ukwa 4 muri 2 imyaka z'ukwa 2 muri 24 z'ukwa 2 muri 2022. Ejo twe twujuje imyaka 4 n'amezi 3. Kurangira kwayo ngiye mbona ari intambara yakaba yaranarangiye kera. Iyo
Amerika by'umwihariko administration ya Donald Trump idashaka kwiharira inyungu z'iyi ntambara. Trump akemera gusaranganya n'aba banyaburayi bandi kuko ntabwo yishoyemo wenyine. Iyi ntambara kuva muri 2014 bategura kuzakubita Uburusiya, Abongereza bashoyemo imari nyinshi, Abafaransa bashoyemo imari nyinshi, Abadage bashoyemo imari nyinshi. Ariko Trump ageze ku matunda ashaka kwiharira. Noneho uburyo yifuza ko intambara irangira baramugora. Nkaho ababo bari kuye Zelensky ntabwo yagira ubushobozi bwo gukomeza kwirwana. Cyo koza azagenda yikuriramo. Nge sinjye ntinya kuvuga ko uyu munsi intambara ibaye bakavuga ngo igihugu cy'Uburayi kirwane cyonyine. Ibihugu byashobora Ukraine Burayi ntibyarenga nka 3-4 kuko ikuriye muri no ntambara. Nicyo rero kigoye kurangiza no ntambara. Ni intambara Trump ashaka kurangiza mu buryo bwe bwihariye, atumvikana n'abanyaburayi, abanyaburayi rero bagakomeza nabo kumunaniza aribo. Ikindi kigori no ntambara ni intambara abantu bose bakeneye gusohokamo nk'abatsinzi. Yaba Ukraine yaba ari Ukraine sinyibara mbara Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yego. Noneho Abarusiya bagowe no gutwara igice cy'uburasirazuba n'abarwanira cyane buriya Donbass bafite mutuntu duto batarafata muri Donetsk. Donbass ubwo tuvuga Donetsk na Luhansk. Abafite utuntu batarafata muri Donetsk twabananiye kuko iri fortified cyane. Ibyo bikabagora bakona gusohokamo ino ntambara bitwa ko bayitsinzwe batageze ku ntego n'imwe ifatika. Bizarangira yimukiye ku butaka bwabo kandi bizahujyana no kugwa ku butegetsi bwa Putin. Ibyo nabyo bikagora ino ntambara. Ni intambara igoye kuyirangiza ariko uburyo bwonyine yarangiramo no kuba hahinduka ubutegetsi muri Ukraine, Zelensky agahirikwa ku butegetsi na cyane ko igihe cyarenze, cyangwa se Amerika ikemera kunegosiya n'abanyaburayi bakabiganiraho. Surtout France ikemera guhara ibice byose Uburusiya bwafashe. Ntabwo ifite ubushobozi bwo kubigarura mu buryo bw'igisirikare. Ko nabonye ariho ruzingiye. Mu buryo bw'igisirikare ntifite ubushobozi bwo kubigarura. Kandi aba bayifasha bayibwiye bati kabaye rekura yarekura. Mushimire cyangwa nawe ugiye kunshimira? Mbona ngiye kugushimira ariko sindagushimira. Kuko bakomeje se. Kubera ko abantu bakeneye kumva gato cyane ibigezweho mu muhoro. Umuhoro hagezweho ni iki kigezweho muri Hormuz? Uretse ko ibyinshi twabibabwiye muri uyu munsi twabahaye umwanya uhagije mu kiganiro cya mu gitondo, ariko kimwe mu tutababwiye nuko bamwe mu banyayisiraheli bari hafi ya Benjamin Netanyahu baravuga ko batishimiye uburyo Trump na Iran basa nk'abari hafi kumvikana. Uburyo bari kumvikanamo ntabwo biri mu nyungu za Isiraheli. Uburyo bari kumvikanamo. Byitezwe ko muri iki cyumweru Iran ishobora kongera kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nimba nta gihindutse, ndetse ukamenya ko hakiri ibyago byinshi by'uko intambara ishobora kuba yakongera ikubura nubwo mu mvugo bavuga ko bari hafi kumvikana. N'ikimenyimenyi ku munsi w'ejo Iran yahanuye indege y'ubutasi ya Isiraheli hariya muri Iran. Iran imaze guhanura indege y'ubutasi ya Isiraheli, nicyerekana ko Isiraheli iracyabatata, iracyakeneye no kumenya ngo ibintu bihagaze gute, hariya habaye iki, ibintu biravahe birajya he. Ukamenya ko witwa Marco Rubio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri mu gihugu cy'Ubuhinde, yabajijwe niba atekereza ko bishoboka ko Iran na Amerika bananirwa kumvikana, aravuga ati yego. Bati se muzakora iki? Bati turakora ibishoboka byose tugirana amasezerano ari mu nyungu zacu kandi atwungura, ariko nibitaba hari ikindi gikomeye tuzakora. Icyo gikomeye bazakora ntabwo ndakimenya. Gishobora kuba bakubura intambara. Ariko kubura iyo ntambara bikaba bifite hari ibintu bita ngo ni two-edged swords cyangwa se inkota y'amugi abiri. Bifite ibyago by'uko bubu iyo ntambara noneho kwisohokamo byagorana kurusha burundu. Ariko Iran ikabiri kuba higikangisho kuvuga ngo kutwuburaho intambara egal kubita twivana muri NPT, Non-Proliferation Treaty, kandi tugasenyagura amato yanyu yose ari gukora iriya blockade. Icyo ntekereza ni ukuva muri NPT nibyo bibi cyane. Cya kabiri nuko Amerika yakisanga intambara igiye guproronja ikanagukira mu karere cyane. Ibishobora gukora kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bumwe, guhomba bambari hariya mu burasirazuba bwo hagati, ndetse no gukora ku ishyaka ry'aba Republicans
rikaba ryatsindwa amatora yimirijwe imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari risike zitandukanye, ari niyo mpamvu mbona amahitamo meza ari kudakomeza intambara kurenza kuyikomeza. Reka noneho ngushimire, wakoze cyane. Ningiye kugushimira, wakoze, ariko by'umwihariko wakoze abo twabanye. Ibitekerezo byabo muri comment nahezo. BNB Kigali 89.7 FM.